iteka. Mbese ni hehe ushaka kuzamara ubuzima bwawe bw'iteka ryose? Ni mu ijuru cyangwa ni muri Gehinomu? Tega amatwi ijambo ry'Imana ugezweho n'umukozi w'Imana Pasiteri Ntakende Sadoki kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu kuva saa 11:45 za mu gitondo. Calvary ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Reka mbasuhuze kandi mbaha ikaze muri uyu mwanya mwiza, umwanya tugiye kuba tuganira ku ijambo ry'Imana. Reka rero mbere yuko dukomeza tubanze twiragize Imana, hanyuma dukomeze twinjira mu ijambo ry'Imana. Mana nziza, turagushimye kandi turaguhimbaje, tugushimiye neza yawe n'urukundo rwawe, tugushimiye ko ubana natwe ibihe byose, kandi ko igihe cyose ujya udukorera ibirenze ibyari bidukwiriye, kuko ikidukwiriye ubundi kubw'ibyo dukora kubwabo turi bo kwari ugupfa, kwari ukurimbuka, ariko Mana impano yawe irahebuje. Ni nayo mpamvu bijyanye n'iyo mpano buri munsi imigisha yawe ukomeza kuyiduha. Turagushimye rero Mana ko n'ubundi utwemereye ngo tube turi bazima, dushima izina ryawe, nta kiguzi twatanze Mwami bitanadukwiriye, kuko tutaruta benshi badashoboye kuba bakiriho, ariko urabyemeye. Ushimwe rero kandi ushimwe no kubw'uyu mwanya uduhaye wo kumva ijambo ryawe. Mana ndasabye ngo udufashe imitima yacu ice bugufi, kugira ngo ijambo ryawe ribone umwanya mu mitima yacu, kandi imitima yacu yumve numvire ijambo ryawe icyo ritubwira. Mwami ntiridusiga uko turi, ahubwo rigira uko riduhindure bashya, kandi ritwubake rwose, kugira ngo tubashe guhesha izina ryawe icyubahiro. Urakoze rero kuri mwiza, ngaho bana natwe dutangira, ubane natwe kugeza dusoza, mu izina rya Yesu nimwe dusabye twizeye, amen. Reka rero nongere mbasuhuze, kandi nongere mbaha ikaze, nanabasaba ngo dufungure Bibiliya zacu mu gitabo cy'Abaroma. Turasoma igice cya 8 duhereye ku murongo waho wa 29, dusome n'uwa 30. Abaroma igice cya 8 umurongo wa 29 n'uwa 30. Bibiliya iratubwira ngo, kuko abo yamenye kera yabatoranirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Abo yatoranije kera yarabahamagaye, kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije, n'abo yatsindishirije yabahaye ubwiza. Aya magambo niyo ngira ngo tuganire, kandi cyama Imana ikavugana nawe mu buryo bw'umwuka wera, ukumva icyo aya magambo ashaka kuvuga. Ariko hano ku murongo wa 29 hari ijambo ritubwira ngo, abo yamenye kera yabatoranirije kera. Yabatoranirije iki? Gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo. Ndagira ngo wibaze mu mutima wawe ikibazo kigira kiti, ese ni iki Imana yaba yarandemeye nyacyo? Tubona dukora, tubona tubaho, ndavuga ubuzima bwacu bwa buri munsi, wabyuka ugasanga urahumeka, ukajya mu mirimo yawe ya buri munsi itandukanye, ariko se mu by'ukuri ni iyihe ntego Imana yaturemeye ikadushyira kuri iyi si? Muri Yesaya igice cya 43 umurongo waho wa 7 hari ikintu Imana itubwira. Yesaya 43 umurongo waho wa 47. Bibiliya ni iki itubwira? Ni iki Imana yaturemeye by'ukuri? Yesaya 43 umurongo waho wa 7, Bibiliya iratubwira ngo, nzanira umuntu wese witiriwe izina ryanjye, uwo naremeye kumpesha icyubahiro. Nijye wamuremye, nijye wamubumbye. Imana yaturemeye kuyihesha icyubahiro. Iyo niyo ntego Imana yaturemeye, kandi iyo niyo ntego nyamukuru Imana ireba mu buzima bwacu. Ntabwo Imana iyo turebye ivuga ngo uriya azi gukorera amafaranga cyane, uriya azi kwivuga cyane, uriya azi guhinga cyane, uriya azi korora cyane, uriya azi ibi n'ibi cyane, azi gutwara imodoka cyane. Ibyo byose ni byiza, ariko intego nyamukuru Imana yaturemeye ni ukuyihesha icyubahiro. Nyamara abantu benshi baravuga ngo reka duhe Imana icyubahiro. Mu nsengero uzabyumva kenshi,
cyangwa se n'ahandi hantu hatandukanye uzumva umuntu avuze ngo Imana ihabwe icyubahiro, ariko se mu by'ukuri abantu bazi neza icyo guha Imana icyubahiro bivuze? Mu rusengero akenshi tujya tukumva cyangwa se nawe ujya ubikoresha, yewe nanjye narabikoresheje, wenda nakongera nkanabikoresha, tukumva abantu rwose turavuze ngo reka duhe Imana icyubahiro, reka tuzamure amaboko duhe Imana icyubahiro, cyangwa ngo duhaguruke duhe Imana icyubahiro. Hari naho nigeze kuba nkunda kuba ndi icyo gihe ndumva narigaga, hari amagambo meza twakundaga kuvuga, twayavugaga gatatu kose. Iyo umuntu yahagurukaga gushima Imana twaravugaga ngo icyubahiro ni icyawe Mana, icyubahiro ni icyawe Mana, icyubahiro ni icyawe Mana iminsi yose. Ayo magambo narayakundaga nkumva ndyoheye. Ariko se mu by'ukuri guha Imana icyubahiro bivuze iki? Ko ari Imana yaturemeye ngo duheshe izina ryayo icyubahiro. Imana nicyo kintu yakuremeye, nanjye nicyo yandemeye. Iyo tugiye mu itangiriro, Imana irema umuntu, tubona yuko Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo, kandi impamvu yamuremye mu ishusho yayo kwari ukugira ngo umuntu ashobore gusabana nayo. Imana yari ifitanye isano ya bugufi n'umwana w'umuntu mu ngobyi ya Edeni. Nyamara nyuma umuntu yaje gucumura, umuntu asuzugura Imana, umuntu ntiyahesha Imana icyubahiro, hanyuma ishusho ye ibirangiritse, ubusabane yarafitanye n'Imana buba buracitse. Nyamara Imana kuko ari urukundo ntabwo yabirekeye aho. Igihe cyayo gitunganye kigeze, Imana yategetse cyangwa se yafashe umwanzuro wo kugira ngo yongere ireme umuntu ufite ubushobozi bwo kuyihesha icyubahiro. Ariko se muri iyi si kuva igihe yabereyeho kugeza uyu munsi, waba uzi umuntu haba mu magambo yavuze, haba mu bikorwa yakoze, haba muri buri kintu cyose cyabayeho mu buzima bwe wahesheje Imana icyubahiro kugeza ku iherezo rye? Yego, hari umuntu umwe gusa. Uwo muntu umwe nta wundi ni Yesu Kristo. Ndagira ngo urebe muri Yohana igice cya 17 umurongo waho wa 4. Yesu mu isengesho rye asenga hari ikintu yatinyutse kwivugaho we ubwe. Yakibwiraga Imana Data. Yohana 17 umurongo wa 4, Bibiliya iratubwira ngo nakubahishije mu isi. Yesu yubahishije Imana mu isi. Mu yandi magambo, Yesu yahesheje Imana icyubahiro mu isi. Ntabwo yari atewe isoni no kubivuga, kuko byari ukuri, byari impamo. Mu by'ukuri koko Yesu yahesheje Imana icyubahiro. Ni nayo mpamvu we ubwe yatinyutse akabyivugira ngo nakubahishije mu isi kuko narangije umurimo wampaye gukora. Njya nibaza ngo ninde muri twe wazatinyuka akavuga nk'intumwa Pawulo akavuga ati yewe narwanye intambara nziza, cyangwa se akavuga nk'umwami Yesu ati narangije umurimo wampaye gukora. Nanone reka nkwibutse, ni iyihe ntego yatumye Imana iturema? Twabibonye, Imana yaturemeye kuyihesha icyubahiro. None se koko natwe uyu munota dushobora gutinyuka tukavuga tuti rwose narangije gukora, cyangwa se ndimo gukora umurimo nyawo nyamukuru Imana yandemeye gukora hano ku isi, ari wo guhesha Imana icyubahiro? Niba nshaka gusohoza intego yanjye ikomeye hano ku isi yo mu buzima bwanjye, ariyo guhesha Imana icyubahiro, ngomba guhinduka, ngahinduka nkagira ishusho nk'iye, ngahinduka nkagira ishusho nk'iya Kristo. N'iki Imana idushakaho? Ikintu umutima w'Imana wifuza kuruta ibindi kuri twebwe ni uko twahinduka tugashushanywa n'ishusho y'umwana wayo. Niko twabibonye hano mu Baroma igice cya 8 ku murongo wa 29. Imana ishaka ko duhinduka
tugashushanywa n'ishusho y'umwana wayo. Yewe wa musinzi we, yewe wa murozi we, yewe wa mwicanyi we, yewe wa munyabyaha we, yewe wowe uneze amatwi nanjye ubwanjye, umva icyo Imana idushakaho, nuko twahinduka tugashushanywa n'ishusho y'umwana wayo. Bibiliya yatubwiye ngo kuko abo yamenye kera yabatoranirije, n'icyo Imana yagutoranirije kugira ngo ushushanwe n'ishusho y'umwana wayo. N'icyo Imana ishaka, n'icyo Imana yifuza. None se ushobora kwibaza uti ni gute noneho nahinduka nka Kristo? Ni gute uyu muntu wanjye ucumura, uyu muntu wanjye ukora ibyaha, uyu muntu wanjye wananiye, nifuza gukora ibyiza hanyuma we akikorera ibibi, ni gute uyu muntu wanjye yahinduka akaba ukundi kuntu, yahinduka akaba nka Kristo? Igisubizo kirahari. Uramutse ubaye hafi ya Kristo, ukaganira na Kristo, ugakora nk'ibyo Kristo yakabaye akora, ndakubwiza ukuri, yaba wowe yaba jyewe, turamutse tugambiriye gutyo ko turabana na Kristo, tukaganira nawe, tugakora nk'ibyo Kristo yakabaye akora, ndakubwiza ukuri ko dushobora guhinduka nka Kristo. Ntabwo ari ako kanya, bishobora kugutwara igihe. Ahari byagutwara igihe kigufi, jyewe bikantwara kirekire, cyangwa wowe bikagutwara igihe kirekire, njyewe bikantwara kigufi. Ntago mbizi, ariko icyo nzi neza nuko igihe uko cyagenda gihita, uramutse uganiriye na Kristo, uramutse ubaye hafi ya Kristo, uramutse ukoze ibyo Kristo yakabaye akora, ndakubwiye ngo wahinduka nka Kristo. Ndagira ngo nkubwire ikintu abantu benshi bamaze kuvumbura ko ari impamo. Abantu iyo bashakanye, umugore n'umugabo nibo ndi kuvuga, apana umugabo n'umugabo biyise umugore n'umugabo, ndi kuvuga ukuri. Umugabo iyo ashakanye n'umugore cyangwa umugore ashakanye n'umugabo, umwaka wa mbere baba ari ishushu, baba ari mutima rwose, mazi yateke gasaro kanjye. Umwaka wa kabiri ujya kurangira, aba bantu bamaze kumenya ko wa wundi bashakanye burya atari marayika. Uba wamaze kubimenya neza, kuko uba wamaze kumenya intege nke ze, wamaze kumenya nawe imbaraga ze ziri, ndetse wamaze kubona ko mbere yo kumushaka bya bindi wakekaga. Abantu benshi mbere yuko bashaka baba bavuga ngo uriya muntu nta kosa agira, uriya ni sheri wanjye, uriya bishoboye byose, uriya avuga neza, uriya ntajya arakara, uriya nta kosa ajya akora. Imyaka 2 yishize uba wamaze kumenya yuko wibeshyaga. Uba wamaze kumenya yuko wa muntu washatse ari umuntu nk'abandi, agira amakosa, agira ibyiza, akagira n'ibibi. Uba wamaze kumenya yuko ari umuntu usanzwe. Abenshi nyuma y'imyaka 2 baba bamaze gufata umwanzuro wo kubivamo, cyangwa se bamaze gufata umwanzuro mwiza ari wo kubigumamo, bakihangana, bakamenya neza ko babana n'umuntu wambaye umubiri. Nyamara reka nkubwire disi we, abo ngabo bafashe umwanzuro bakabigumamo nyuma y'imyaka 10, utangira gusanga ba bantu bafite ukuntu basa, bafite ukuntu bavuga kimwe. Nyuma y'imyaka 20 usanga noneho bari kugenda barushaho gusa. Imyaka 50 iyishize, mbonereho no gusaba abantu rwose mumaranye imyaka 50 disi we, ni mwikomere mu mashyi, kandi Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Abantu bamaranye imyaka 50, nugira umugisha bakagutumira mu birori byabo byo kwizihiza isabukuru yabo yo kuba bamaranye imyaka 50 bashakanye, uzasanga inseko yabo ingana, uzasanga basa no mu maso, uzasanga bavuga bimwe, uzasanga bakunda ibiryo bimwe, uzasanga bakunda kuba ahantu hamwe. Ibibanezeza bizaba ari bimwe. Kubera iki? Ni ukubera ko bamaranye igihe kirekire basabana.
Imana yacu idufashe kandi Imana yacu itugirire neza. Icyama abantu benshi bateze amatwi muri aka kanya, abagore n'abagabo, mugafata umwanzuro, kuko hari abantu benshi bafata imyanzuro mibi, ariko icyama mugafata umwanzuro mwiza uvuga ngo ntabwo nzigera ntandukana n'uwo mutima wanjye ukunda. Nubwo byagenda gute, twaba twumvikanye kuri ibi, twaba tutabyumvikanyeho, kuko namukunze nzagumana nawe by'iteka ryose. Ariko uyu munsi wa none hari abantu benshi batamarana n'amezi 2, batamarana n'umwaka, batamarana n'imyaka 2, bakavuga ngo ntabwo bya bintu ari byiza, ntabwo bishoboka, ntabwo biryoshye. Nyamara yaba wari ubihaye igihe ukamara imyaka 10, iyo nayo ni mike cyane, ukamara 20, 30, 40, 50, ukazadutumira uvuga uti maranye n'uwo twashakanye imyaka 50. Nabwo kandi ntuhagarariraho, ahubwo ugakomeza. Gusa icyo nashakaga kukubwira nuko kuri iyo myaka muzaba musa pe, mukunda bimwe, azi neza ibara ukunda, ndetse ujye kureba usange nawe niryo asigaye akunda. Nujya kureba usange ibiryo wakundaga kera ukiba wenyine, usange musigaye mubikunda muri babiri. Ujye kureba usange ahantu wakundaga kujya, usange nawe niho akunda kujya. Usange inshuti zawe nazo nizo nshuti ze, usange ibyikunezeza nibyo bimunezeza, uzasanga uwo muntu musa. Ndagira ngo nkubwire nshuti, ijambo nyamukuru ndagira ngo nkwereke nuko uko igihe kigenda gishira, yewe cyagera ku myaka 50, uzahinduka nk'uwo muntu ubana nawe cyane, uwo nguwo mumarana igihe kinini, uwo nguwo mugendana muzahinduka kimwe. Kandi nanjye ndetse n'abandi bose bafite uwo mugambi, ndizera yuko hamwe no gufashwa n'Imana, uko ugenda usengera hamwe n'uwo mwashakanye, mwigana Bibiliya, muririmbana indirimbo zo guhimbaza Imana, murya ibiryo bimwe, museka, mwishimana, mujyana ku rusengero, ndagira ngo nkubwire ngo muzahinduka umuntu umwe usa kumwe. Nupfa uyu munsi, wihangane nupfa uyu munsi, maze uzarebe nyuma y'imyaka 50 uko uwo muntu ukundana n'umudamu we, uwo muntu ugendana n'umudamu we, uwo muntu uganira n'umudamu we basabana. Uzarebe nyuma y'imyaka 50 uko bizaba bimeze. Bazaba basa, bazahinduka, bagira ishusho imwe. Ni nako bimeze kuri twe mu isano yacu n'umwami wacu. Mu isano yacu n'umwami wacu, kuva igihe twakizwaga kuzageza igihe Yesu azagarukira, niba koko tumarana igihe nawe, niba tuganira nawe, niba dukora nk'ibyo yakabaye akora, uko igihe kigenda gihita niko tuzagenda dusa nawe. Kugira ngo dushushanywe n'ishusho ya Kristo Yesu, tugomba gushoramo igihe kinini. Icyo gihe tukakimarana nawe, kandi icyo gihe nitukimarane nawe ari uko turi gusakuza, ari uko turimo kwibyinira, ari uko turimo kugenda mu mihanda twikoreye imisaraba, cyangwa tugenda twikubita mu bituza, ahubwo nuko tumarana icyo gihe kinini nawe twiherereye. Dukora iki? Dusabana nawe. Muri Ezekiyeli 22, ndagira ngo wihangane dusimbukireyo. Hari ikintu Imana iri gukora n'uyu munsi wa none. Ntugire ngo ni mu gihe cyashize, ahubwo n'uyu munsi wa none Imana iki kintu irimo kugikora. Ezekiyeli 22 ku murongo waho wa 30, kandi nashatse umuntu muri bo wasa n'inkiki, ngo ahagarare imbere yanjye mu cyuho, ahagarariye igihugu kugira ngo ntakirimbura, ariko ntawe nabonye. Umva, Imana irashaka umuntu wahagarara mu cyuho, wahagarara agasana inkike. Imana iri gushaka uyu muntu, kandi uwo muntu ishaka ni uwo kwihesha icyubahiro disi we.
n'uwo kuyihesha icyubahiro muri iyi si mbi, muri iyi si yanduye, n'uwayihesha icyubahiro. Uyu muntu rero iyo Imana imubonye, uyu muntu ushyira imbere kubaho ubuzima busabana n'Imana, Imana iyobora imbaraga zayo kuri uyu muntu. Imana iramuyoborayo ubwayo. Imana iha uyu muntu ubwenge, kandi iyo imuhaye ubwenge, iyo imuhaye imbaraga, Imana iyo iyobora umuntu, uwo muntu Imana ibibonye ni umuntu Imana yakoresha igahindura isi. Ni umuntu Imana yakoresha igahindura isi. Umva wa mukristo we uteze amatwi kano kanya, Imana irashaka ko uhinduka ugashushanywa n'ishusho ya Kristo. Mbese bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko niba ushaka gusohoza intego yawe nyamukuru yatumye Imana ikurema, kandi ntirekeraho ahubwo ikaguhamagara, yaguhamagariye kugira ngo ushushanwe n'ishusho ya Kristo, noneho ubone kuyihesha icyubahiro. Ibyo bintu rero niba ubishaka, ndagira ngo nkumenere ibanga. Hari ibintu bigera kuri 3. Ibyo bintu uko ari 3 nibyo bintu nakwita nk'ibikoresho biba hagati yawe n'Imana, byagufasha gusabana n'Imana, kuko nusabana n'Imana ni nabwo uzashobora kuyihesha icyubahiro. Icya mbere ni ijambo ry'Imana, icya kabiri ni ugusenga, icya gatatu ni ukumvira Imana. Ahari kubera impamvu z'igihe ntabwo turi bubone uko tubivugaho byose uyu munsi, ariko niba tutagiye mu ijuru n'ubutaha tuzaba duhari tuzabivugaho. Ariko reka duhere ku cya mbere, ari cyo ijambo ry'Imana. Imana ivuganira natwe mu ijambo ryayo. Ivuganira natwe mu ijambo ryayo. Timoteyo wa 2 igice cya 3 umurongo waho wa 16 na 17, ndagira ngo mumfashe tuharebe, turebe icyo hatubwira. Timoteyo wa 2 igice cya 3 umurongo waho wa 16 n'uwa 17, Bibiliya hari iki tubwira? Bibiliya iratubwira ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana. Mwene magambo, byavuye mu kanwa k'Imana, kandi ntabwo byari byayihagamye mu kanwa. Oya, niba byarahumetswe bivuze ngo byavuye mu bugingo, byavuye indani, byavuye ku mutima w'Imana. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye, no kumutunganya, no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse, afite ibimukwiriye byose, ngo akore imirimo myiza yose. Mana yacu ishimwe cyane. Turabona ko ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, kandi Imana yabivuze cyangwa yabihumetse, Imana yabiduhaye kubw'inyungu zacu, kuko ibyanditswe byera nibyo kugira ngo bitwigishe, nibyo kugira ngo bitwemeze ibyaha, nibyo kugira ngo bidutunganye, nibyo kugira ngo biduhane, nibyo kugira ngo tube dushyitse. Mwene magambo, twubakike tugere ku kigero gishyitse, aho tuba mu ijambo ryayo, nanone dufite ibidukwiriye byose, ngo dukore imirimo myiza yose. Mu mirimo myiza dushobora gukora, uwa mbere kandi ari nawo w'ingenzi, ni ukuhesha Imana icyubahiro. Hano hari icyitonderwa, tugomba kujya mu ijambo ry'Imana, yewe n'ijambo naryo rikatujyamo. Ntabwo ari uruhande rumwe gusa ngo tujye mu ijambo ry'Imana hanyuma ryo rye kutuzamo, ahubwo tugomba kujya mu ijambo ry'Imana hanyuma ijambo ry'Imana naryo rikatuzamo. Uribaza uti ni gute najya mu ijambo ry'Imana? Ijambo ry'Imana turyinjiramo binyuze mu kuryumva igihe riri kubwirizwa. Mwubaka kanya urimo kujya mu ijambo ry'Imana, sibyo?
urimo kurijyamo, uri kugenda uribona kuko urimo kugenda urijyamo. Yewe igihe wowe ubwawe ufashe umwanya ukarisoma, uba urimo kwinjira mu ijambo ry'Imana. Yewe n'igihe urimo kuryiga, uba urimo kwinjira mu ijambo ry'Imana. Yewe n'igihe urimo kurifata mu mutwe, uba urimo kwinjira mu ijambo ry'Imana. None wasigaye ikibazo rero, ni gute se ijambo ry'Imana ryo ryakwinjira muri njye? Iki ni ikibazo. Ariko ndagira ngo urebe muri Zaburi, Zaburi 119 umurongo waho wa 97. Ijambo ry'Imana ritwinjiramo binyuze mu kuritekerezaho. Zaburi 119 umurongo waho wa 97. Bibiliya irambwira ngo amategeko yawe nyakunda ubu bugeni, niyo nibwira umunsi ukira. Mana yacu ishimwe cyane. Amategeko ahangaha icyo Bibiliya ishaka kuvuga ni ijambo ry'Imana. Dawidi aravuga ngo amategeko yawe nyakunda ubu bugeni. Mu yandi magambo yari ari kuvuga ngo ijambo ryawe ndikunda bingana gutya, niryo nibwira umunsi ukira. Kwibwira ijambo ry'Imana ntabwo ari ukugenda wibwira ngo Matayo, Luka, Mariko, Yohana. Ntabwo ari ibyo ngibyo. Ni hahandi ndani mu mutima wawe, aho wibuka ukongera ugatekereza nk'uriya murongo tumaze gusoma muri Timoteyo wa 2 igice cya 3 umurongo wa 16 n'uwa 19, ukareba aho ijambo ry'Imana rikomoka, ukareba impamvu yarizanye, ukareba n'icyo ryakora mu buzima bwawe, ariko ibyo bikabera indani muri wowe, urimo kubyibwira mu mutima wawe. Nguko kwibwira ijambo ry'Imana. Urugero naguha, uzagende ujye mu nsengero zimwe na zimwe. Wenda reka tuvuge urugero, uzajye mu nsengero zino z'amatorero yitwa ay'abarokore. Ugiye kugabanyamwo ibice, ndavuga mu nyubako, wasanga hari igice kiba giteretsemo ingoma, wasanga hari n'ikindi gice cyicaramwo amakorari. Igice cyicaramwo amakorari ahanini ni nacyo gice cyicaramwo abayobozi. Hanyuma uzasanga hari ikindi gice kinini cyagenewe kubyiniramo, aho babyinira rwose, ibintu bikagenda uko byakagenze. Hanyuma hari ikindi gice nacyo usanga cyicaramwo abakristo nyine basanzwe. Ibyo ugasanga byaba nk'ibice 4. Ariko n'urugero rwanjye niko ndi kubitekereza, ntabwo ari ihame. Ushobora gusanga hari n'ibindi wenda wabona. Ariko uzajye mu cyitwa urusengero rw'abagatulika, uzasanga harimo byinshi birenze ibyo ngibyo. Shobora kudasangamo umwanya wo kubyiniramo, ariko uzasangamo ibindi bintu. Uzasangamo amashusho, uzasangamo ibintu rwose biteretse. Ntago ndi buvuga byose uyu mwanya, ntago ari byo ndiho. Gusa icyo nshaka kukwereka ni uko uzasangamo ibintu byinshi bitandukanye. Yewe n'uburyo ruzaba rwubatse uzasanga bitandukanye n'urunguru rw'abarokore. Ariko se wagize ngo ibikorerwamo byo bimeze kimwe? Oya, ntabwo bimeze kimwe. Ariko kandi ikintu nyamukuru nshaka kukwereka nuko urunyuze inyuma ukanyuraho ukigendera, wavuga ngo nabonye urusengero rw'abarokore cyangwa nabonye urusengero rw'abagatulika. Ariko se wagize ngo mu by'ukuri koko uba warubonye? Oya, kugira ngo urubone neza bigusaba ko winjiramo, kandi niyo umaze kwinjira bigusaba ko ukora ikintu cyitwa gutekereza ukiga neza. Iyo rero wize neza nibwo ugenda ubona byinshi ku buryo ushobora kwandika ibitabo n'ibitabo. Ni nako bimeze no mu ijambo ry'Imana. Niturinyuraho twiruka, sibyo? Niturinyuraho twiruka, yawe umuntu yajya naho ari kurivuga, mbere yuko nicara ukaba ufite igitekerezo kivuga ngo ese aba baracoza ryari ngo nigendere, ese uriya we ibyo avuga yarekeyeho, arimo arasoma imirongo myinshi narekeraho. Icyo gihe ntabwo uzamenya icyo rivuga. Hari abantu benshi
usomera muri Matayo, cyangwa se ubwira uti ese uzi icyo Matayo 5:17 yavuze, agahita akubwira ati aho ndahazi nyine. Ntuzi se ko hari aho Yesu avuga ngo ntabwo yaje gukuraho amategeko ahubwo yaje kuyakomeza? Oya, reba neza, havuga ko yaje kuyasohoza. Akikanga kandi atwaye Bibiliya imyaka 20. Undi ukamubwira uti Yohana igice cya mbere 12 uzi icyo havuga? Ndabizi nyine, haravuga ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Oya, ntabwo ariko havuga. Haravuga ngo abamwemeye bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba n'indi mirongo myinshi. Ariko abantu kuko badashaka gufata umwanya ngo bicare barebe neza, ntabwo babibona. Yewe n'umurongo cyangwa se igice gikomeye cyane kirimo amagambo y'umwami wacu Yesu Kristo, Yohana igice cya 3 kuva ku murongo waho wa mbere yewe gukomeza kugeza no ku murongo wa 18 yewe no gukomeza, harimo inkuru zaho Nikodemu yicaranye na Yesu nawe agafata umwanya kugira ngo abwire Nikodemu uko yajya mu ijuru. Amubwira ko agomba kubyarwa ubwa kabiri. Atabyawe ubwa kabiri ntashobora kwigera yinjira mu bwami bw'Imana. Ariko abantu benshi icyo gice baragisoma bakakibonamo umubatizo. Ndagira ngo ugisome, ntabwo uri busangemo umubatizo. Ibyo se biterwa n'iki? Biterwa n'uko badashaka kumara umwanya ngo bibwire ijambo ry'Imana, batekereze ku ijambo ry'Imana, basenga Imana ivuganire nabo mu ijambo ryayo. Ariko niwitonda ugafungura ijambo ry'Imana, ukemerera umwuka wera akakubwira ibyo Imana ishaka, Imana izakora ku buzima bwawe bwose. Uzaba mu busabane nyabwo, uzaba mu busabane nyakuri n'Imana. Imana ishaka kuvugana natwe binyuze mu ijambo ryayo. Nidufata igihe tukaritekerezaho, tukibwira ijambo ryayo, tuzaryumva byimbitse, twumve ubutumwa bukomeye rifite. Umwuka w'Imana atubwire ndetse ahindura ubuzima bwacu. Imana niyo ivugana natwe, ntabwo ari aya magambo tubona yanditswe ku mpapuro. Ndagira ngo umenye neza yuko abantu benshi bafite izi mpapuro zibumbiye muri iki gitabo cyitwa Bibiliya, ariko ntabwo bajya bavugana n'Imana, ntabwo Imana ivugana nabo. Ibyo mbivuze kubera ko hari abantu benshi bajya bambwira bati yewe pastor, rwose Bibiliya ndayisoma, Bibiliya ndayifite, ariko ndayisoma singira icyo numvamo. Ndasoma singira icyo numvamo. Umva nshuti, ukeneye gusaba Imana kugira ngo abe ari yivugana nawe. Ntabwo ushobora kuvugana n'izi mpapuro, ntabwo ushobora kugira icyo wumva kivuye muri izi mpapuro, ahubwo Imana menya ko ikoresha ijambo ryayo nk'igikoresho. Ndavuga ryanditse, irikoresha nk'igikoresho kugira ngo ivugane natwe. Zaburi 119 umurongo waho wa 25 Bibiliya iratubwira ngo iki? Zaburi 119 umurongo waho wa 25 Bibiliya iratubwira ngo umutima wanjye womatanye n'umukungugu, unzure nk'uko ijambo ryawe ryasezeranije. Urumva, Imana igomba gukoresha ijambo ryayo kugira ngo izure uwapfuye, kuko ntabwo ari iri jambo ryakuzura cyangwa se ndavuga aya magambo yanditse mu mpapuro. Oya, ahubwo Imana yakuzura kubw'ijambo ryanditswe. Yakoresha iryo jambo, niyo yakuzura, ntabwo ari ryo, ahubwo Imana niyo ubwayo yakuzura. Ndagira ngo umenye ko dukwiriye gukura mu rukundo, dukunda ijambo ry'Imana. Ugakura mu rukundo ukunda ijambo ry'Imana rwose pe, ugakunda ijambo ry'Imana. Hano muri iyi Zaburi 119 umurongo wa 97 aho twasomaga, Dawidi yaravuze ngo amategeko yawe nyakunda ubu bugeni, niyo nibwira umunsi ukira.
ntabwo yigeraga ahwema. Nawe ntukwiye kwigera uhwema kwibwira ijambo ry'Imana. Ikindi kandi ndagira ngo nkubwire ngo ukwiye gusaba Imana ikaguha urukundo rwo gukunda ijambo ry'Imana. Wowe ubwawe ntabwo wabyishoboza. Zaburi 119 nanone umurongo wa 35 Bibiliya iratubwira ngo uncishe mu nzira y'ibyo wategetse. Harimo gusenga ngo Imana aba ari imufata imunyuze mu nzira y'ibyanditswe, imunyuze mu nzira y'ijambo ryayo. Cishe mu nzira y'ibyo wategetse kuko ari byo nishimira. Zaburi 112 umurongo waho wa mbere Bibiliya iratubwira ngo, Zaburi 112 umurongo wa 2, urubyaro rw'uwo ruzagira amaboko mu isi, umuryango w'abatunganye uzahabwa umugisha. Zaburi 119 umurongo wa 47 ari naho ngira ngo dusoreze. Bibiliya iratubwira ngo kandi nzishimira ibyo wategetse ndabikunda. Imana iri gushaka umuntu, yaba umugabo yaba umugore, yaba umukobwa yaba umuhungu, yaba umukire yaba umukene, yaba umugufi cyangwa umuremure, yaba umuzungu cyangwa umwirabura. Irimo gushaka umuntu uzakunda ijambo ryayo. Mbese wakwemera kuba uwo nguwo ukunda ijambo ry'Imana, usabana n'Imana? I Calvary ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Nshuti mukundwa, mbese aho izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Ese impanda ivuze Yesu agarutse nona, cyangwa uramutse uvuye mu mubiri, wizeye neza 100% ko wajya mu ijuru? Ndakwinginga ngo uyu munsi utekereze ku iherezo ryawe, maze ufate umwanzuro uruta iyindi. Imana iragukunda kandi Yesu aragutegereje. Ngwino, tebuka aguha agakiza, akuruhura umutwaro w'ubwoba, aguha amahoro, umunezero n'ibyiringiro byuzuye byo mu mutima. Ukeneye ubundi bufasha waduhamagara kuri izi nimero 0783 00 16 46. Imana iguha umugisha. Kuba ari wowe munyabyaha gusa uhari, nibyo ari kubuza Yesu kuza hano kugupfira. Niwaburira imbabazi kubire